Wowe ufunguye audio turagusaba kubana natwe muri iki kirere cy'amasengesho. Tugiye gusenga Imana kuko twamaze kumenya neza ko imbaraga z'amasengesho zikimura kandi zikarangiza byose. Ushobora kuba umaze iminsi uri ku musozi, ushobora kuba umaze iminsi ufite ibigeragezo n'ibibazo, ariko nubana natwe muri kino kirere cy'amasengesho, hari ibintu byawe biri bubohoke, hari ibintu byawe biri bufunguke, hari ubuzima bwawe buri buve mu kaga, hari ineza y'Imana iri bukugereho. Tugeze mu gihe gikomeye cyo kubanza gusana igicaniro. Gusana igicaniro niko byagendekeye Eliya ubwo yarahanganye n'abahanuzi ba Bayali. Nawe umaze iminsi ufite abahanuzi ba Bayali, umaze iminsi ufite ibibazo bikugoye, umaze iminsi ufite ingorane zigutegereje, umaze iminsi ufite ibiri kukw'ibyina ku mubyimba. Mu izina rya Yesu turanira izo mbaraga, mu izina rya Yesu turimo turasana igicaniro. Turagira ngo ikirere cy'umwuka kidufungukire, turagira ngo amavuta y'umwuka wera abirire muri twebwe, turagira ngo impano z'umwuka zikore, turagira ngo ibihe byo gusenga byacu bigira icyo bikora. Gusenga n'imbaraga zibasha kukuburanira urubanza rwakunaniye, gusenga n'imbaraga zibasha kuguha umwana utigeze ubona, gusenga niyo kata ya nyuma mu bigeragezo ufite, mu bukene ufite, mu burwayi ufite, mu myenda ikurembeje. Gusenga niyo kata ya nyuma nakugiragamo inama, gufata ibihe byo gusenga, usengane natwe, dufata ibihe byo kwinginga muri kino kirere cy'umwuka. Imana itugirire neza. Turagusabye kandi wowe urimo kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse niba waba utari kurwumva, ufunguye iyi video, ikirere cy'umwuka kigufungukire, imbaraga z'Imana zikorane nawe, ubushobozi bw'Imana bukugote, uburinzi bw'Imana bukubeho. Turakubita hasi imbaraga iyo ari yo yose irwanya umuntu ikarwanya umwizera. Turakubita hasi imbaraga iyo ari yo yose ikubuza ubuzima n'imibereho. Bavuze ko iyo ndwara izakwica, bavuga ko utazava mu bitaro, ariko mu izina rya Yesu ikirere cy'umwuka gifunguke, imbaraga z'Imana zigukureyo, imbaraga z'amasengesho zikurengere. Bavuze ko utazabyara cyangwa utazashaka, ariko mu izina rya Yesu turafungura ikirere cy'umwuka, imbaraga z'Imana zigukorera ibitangaza. Nawe Uwiteka ashobora byose, nta kimunanira. Ufite urubanza uburana cyangwa waburanye rwakunaniye, ariko imbaraga z'amasengesho ziragenda zikigererayo. Nagira ngo ufatikanye natwe muri kino kirere cy'amasengesho, duhamagara Imana. Imana yakize, Imana umuntu ayitunga urutoki mu jisho ikaza ikurikiye eshanu zose. Abantu bavuze ko Imana yawe idashoboye, abantu bavuga ko nta kigenda, ntacyo uzageraho, ariko mu mbaraga z'amasengesho Imana nta kintu itazakugezaho. Igiye gutsindira imbaraga zibikurwanya, igiye kwibyina ku mubyimba abanzi bawe, igiye guhindura amateka, igiye gukura mu kaga urimo, igiye kukurwanirira kandi utabarukana intsinzi. Uwiteka niwe murengezi wacu, Uwiteka niwe mutabazi wacu, Uwiteka niwe uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka nyir'ijuru, Imana ikomeye kandi Imana itangaje, Imana izi byose, Imana imenya byose. Santrete fakideta shakideta zimeni wa kureta. Yesu atukideta fitiale menge shikada berkita yasa. Haleluya kisanze meneteke. Ushobora byose etante rikobetaya, ushobora kubatura no kurengera umuntu. Doteya ushobora kuvuguruza amateka. Sire leta ushobora guhindura ibintu byose ku buzima bw'ukwiringiye. Leta kontratagisme n'abagukoreye uzakorwa n'isoni, abakwiringiye ubasha kubaneshereza muri kino gihe gikomeye. Taya sire detail, buri muntu wese ushobora kumuhemba ibikwiriye ibyo yakoze. Reto meneke ya sante, uwakoreye umugisha ashobora kubona mu izina rya Yesu. Leta simeni wateke, uwagize neza ashobora kubona umugisha mu izina rya Yesu. Riteke ukurwanya ushobora kumurwanya mu izina rya Yesu. Uwiteka uri umurengezi wacu, uri umutabazi. Ni igihe cyo kwigarurira imitima y'abagukurikiye, ni igihe cyo gutabara ubwoko bwawe, ni igihe cyo kurengera abari kuvuza induru, ni igihe cyo kurwanirira abanyantege nkeya, ni igihe cyo gusubiza mu buryo leta kontratagize, ni igihe cyo gutabara itorero, ni igihe cyo kurengera uburingo zose. Sire deta, dore ingo nyinshi ziri gusenyuka. Roze menetakiniteva, turubaka ingo mu izina rya Yesu. Turazisabira
kuramba, turazisabira gukomera, turazisabira ubutunzi, turasabira abana bagiye gufungura amashuri kugira ngo uzajyane nabo, turasabira ababyeyi babo, turasabira abantu bose bakwiringira kugira ngo Mwami Imana muri iki gihe agezemo mu bihe bigoye, bazengurutse imivuno yose, bagerageza amafaranga biranga, bagerageresha ubwenge biranga, bagerageresha inshuti n'abavandimwe biranga, bagerageresha imiryango biranga, ariko uburyo bwo gusenga rero bushobora guhindura byose, bushobora gukuraho igisuzuguriro. Uburyo bwo gusenga nibwo bwonyine twahisemo bushobora gukora imirimo, ushobora gukora ibitangaza. Uri Uwiteka, uri Imana yacu. Abantu bose baguteze amatwi, abantu bose bari kumwe natwe mu murongo wo gusenga, abazamutse uyu musozi w'amasengesho, abemeye kubana natwe mu bihe byo gusenga. Ndibuka Yesu ubwo yazamukaga umusozi yabwiye abigishwa ngo mubane maso nanjye isaha imwe. Iki ni igihe cyo gukangura abasinziriye, iki ni igihe cyo kugira ngo abari maso babashe kugira ibintu babona kuri wowe, babashe kugira ikintu bakira giturutse mu biganza byawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo abari maso babashe kubona intsinzi, babashe kubona ubuzima. Ni igihe cyo gusubiza ibintu mu buryo, ni igihe cyo gusubiza umuntu Data wa twese ibyabuze, ni igihe cyo kumugarurira ibye, ni igihe cyo kumubera amaso, ni igihe cyo kumurwanira. Uwiteka, turakwinginze muri iyi saha, kuri ino tariki n'uyu munsi, umuntu wese uguteze amaboko, umuntu wese ukwiringiye Uwiteka, umuntu wese ugutabaje, uzamwumve kandi ujye umwumva. Natwe turagusabye ngo utwumve, wumve gutaka kwacu, wumve gutaka kwacu. Tutakira abantu batandukanye, natwe ubwacu twitakira. Turagira ngo imfubyi n'abapfakazi batagira kivuriro biteho, turagira ngo abarwaye indwara zikomeye zananira abaganga aba ariho gutanga igisubizo cya nyuma kandi cyiza cyo kubakiza. Turagira ngo abantu bose bafite imyenda y'abarembeje mu izina rya Yesu aba ari we wenyine wo kubakuraho igisuzuguro cy'amabanki. Turagira ngo abantu bose bafite agahinda kabuze umutima aba ari wo kubaha umunezero n'ibyishimo. Ni igihe cyo gushyira ibintu byose mu buryo. Muri Yesaya 61 harabitubwiye mu izina rya Yesu ko ari we wenyine muganga uzavura ibikomere, ugakiza abafite intege nke kandi ukabasubizamo imbaraga, kandi ukavura ibikomere byo mu mutima, ukaba muganga. Kandi igiti cyose Mwami kikakubahira ko uri umwami wacyo. Ni igihe Mwami cyo kugirira abantu neza, ni igihe cyo kuvukisha impinja, ni igihe cyo kugira ngo abagore batwite babyare bakwizeye, ni igihe cyo kugira ngo abarwayi, abafite ubumuga bahagurukire imbere yawe. Uri Uwiteka, uri Imana yacu, urashoboye. Kebera tantere tasi besto kiteremene washisi. Haleluya Yesu. Shamene wataye. Ndagushimiye ko urifungukiye kudukorera imirimo n'ibitangaza. Ndagushimiye ko wumvisha gusenga kwacu. Ndagushimiye ko ukoranye n'abantu bateze amatwi iri sengesho. Ndagushimiye ko uyu musozi w'amasengesho ukoze imirimo n'ibitangaza. Ndagushimiye Uwiteka ashyirwa hejuru. Icyubahiro ni kibi cyawe. Icyubahiro ni kibi cyawe. Icyubahiro ni kibi cyawe. Ko uri Imana itita ku byo abantu bavuga, uri Imana itareba nk'abantu. Icyubahiro ni kibi cyawe ko wongeye kutugarukaho. Icyubahiro ni kibi cyawe kwitabaza. Icyubahiro kibi cyawe ko wongeye gusuka umwuka wera. Icyubahiro ni kibi cyawe ko ugiye kwiyereka buri muntu no kumurwanira mu izina rya Yesu. Amen.